Muraho neza content creators, social media influencers. Amazina yanjye ni Sam Ndagije nk'ibisanzwe, nkaba nkoresha izina ry'intore Sam Ndagije kuri X, kuri YouTube ni Hopovin Cast, kuri TikTok ni Creator Sam Ndagije. Ahangaha rero mbazaniye tips zabafasha kubona engagement kuri poste, kubona views ndetse no kubona followers. Sometimes ko hari igihe ukora post ikaguhereza aba followers, hari igihe ukora post ikaguhereza ama views, hari igihe ukora post ikakubakira izina muri rusange. Iyi video rero nyirikodinze kugira ngo mbahereze bimwe mu bintu byabafasha kuba the best content creators, the best influencers, the best in the best. Ndibuze kuvuga kuri post yonyine. Post wenda iyo mvuze post nk'abantu dukoresha X duhita tubyumva ni tweet, yahoze ari tweet ariko this time ni post. Ngiye kuvuga kuri post preparation, uburyo cyo utegura post. Iyo nyine post ibanzirizwa no kubona issue runaka cyangwa se kubona inkuru runaka, wamara kubona iyo nkuru ukabona gukora post. Iyo ubonye inkuru ugakora post, ukurikizaho nyine gukora recheck, ugacekinga niba nta makosa arimo, ugacekinga niba ibyo wanditse bita viola community guidelines cyangwa se bita violatinga abantu runaka, wenda bidaheza abagore, bitice itegeko rirengera umwana. Ukabanza ukareba ko inkuru ugiye gukora cyangwa post ugiye gukora iri balanced, niba ari nka advocacy ugiye gukora, ukabanza ukareba niba utafashe uruhande ngo uvuge wenda niba ari nk'ikibazo runaka cyabaye muri quartier, uhite ukora post utabanje kubaza victim ngo baze n'undi muntu watumye icyo kibazo kiba cyangwa se n'urundi rwego rufite icyo rubivugaho. Ariko nkwibutse ko ujya kwaka balance y'inkuru ubaza umuvugizi w'urwego cyangwa se umuyobozi w'urwo rwego ariko mukuru, akaba ari bo ugira gute ubaza kuri iyo post ugiye gukora mbere yuko ukora submit cyangwa se uposting. Ibyo tubiveho, tuvuge ko wanditse post ikarangira, ugiye guhita ukanda post nyine uyiposting. Wanditse post irarangira, ukora check, urongera urasoma urebe niba nta makosa arimo, urebe niba violatinga, nta bias irimo, urebe niba itica amategeko arengera umwana, arengera umugore, arengera community. Ibyo byose wabibonye ubona nta kosa ririmo, ukoze post iragiye. Hari amakosa a content creators cyane cyane abakoresha X dukunda gukora n'abakoresha YouTube at the same time. Kuri TikTok ubo ntago njya mbabona. Ugakora post, wamara gukora post ugahita ukora copy link, ugahita utangira ugasharinga mu magroup WhatsApp. Ugahita sharinga mu magroup WhatsApp, ugahita sharinga ku ma Facebook, ugahita sharinga everywhere. Kuri post yawe wakoze kuri X cyangwa se video wapostinze kuri YouTube, ugahita ukora copy paste link, ugahita utangira ugasharinga. Aya ni amakosa. Hari icyo bita robot computer ziba muri team ya X cyangwa se Twitter. Izo robot computer ziba zifite amakuru yacu yose. Amakuru ziba zifite amazina yawe, zifite email yawe, numero ya telefone wakoresheje ucreatinga account, ziba zifite imico yawe, imyitwarire yawe, values, ziba zinazi post ukora uko zimeze. Izo AI cyangwa se izo robot computer zo muri X cyangwa se zo muri YouTube cyangwa se zo muri TikTok. Kuri TikTok urabizi neza ko iyo ukunda guklika cyane ku bintu by'ubwubatsi, tuvuga urugero, ukunda gukanda ku bintu by'ubwubatsi, ari byo likinga, ari byo commentinga, ari byo downloading by'ubwubatsi, content zivuga ku bwubatsi. Iyo ugifungura data ugafungura application ya TikTok, bahita batangira kukuzanira ibyo ngibyo ukunda kugira gute kureba. Ibindi ntago ujya upfa kubibona keretse usacinze.
nuko nguko TikTok yo igize iteye. Ambo tujye kuri X, YouTube yo ntabwo nyivugaho cyane ko ntabwo ndi umu expert kuri YouTube. Tujye kuri X, Twitter. Iyo ukunda kurayikinga poste runaka z'abantu runaka, iyo ukunda gukora repost, iyo ukunda gukora comment, iyo ukunda gusoma, gukora research, izo poste, izo computer za AI, izo poste ukunda gukorera repost, ukunda gukorera comment, ukunda gukorera read, ukunda gusoma, computer zo muri X zita zikwandikaho izo poste ukunda. Tuvuge wenda for example, nkunda politique, mu gitondo nagiye nsoma inkuru ya politique ndayiripostinga, saa sita nagiye nsoma inkuru 10 za politique ndaziripostinga, nimugoroba nsomye inkuru 10 za politique ndaziripostinga, ejo mfunguye data nta nkuru ya politique ndi kubona, ngiye muri search nsacinze umuntu ukora inkuru za politique, ndamurayikinze, ndamuripostinze, nkoze comment. Icyo gihe robot computer yo muri X ihita ifata izo content ikazinyandikaho karizo nkunda. Ibi mbanje kubibabwira kugira ngo mubone neza ububi bwo guhita usharinga link. Reka icyo kintu ari cyo ngeraho, maze kubasobanurira. Reka icyo kintu ari cyo ngeraho. Iyo ufashe link ugahita uzisharinga, ukimara gukora post, uba ukoze amakosa ari dangerous ku maposte yawe, atuma utabona engagement. Kwa kundi ufite aba followers 30,000 ari ugasanga post yawe yarebwe n'igihumbi kimwe, hari n'abatabona abantu 500. Ako kantu mukanotinga ahantu. Uburyo bwiza rero bwo gukora ama post kugira ngo ubone engagement. Wowe iyo ukimara gupostinga post, kubera ko izo robot computer ziba zifite guprocessinga ama post menshi ngo ziyohereze kuba audience bakunda izo post. Urumva? Wowe ukora post yawe ugaposaho nibura amasaha 2 niyo make. Amasaha 2 niyo make. Ukora post ugaposa ukabutujeho gake ukayireka nibura amasaha 2 niyo make. Nibura amasaha 2 bigushobokeye ukagira amasaha 3, kuko robot computer zirotatinga ama post yose yo kwisi around 3 hours or 2 hours. Iyo rero ukoze post ugahita uyiripostinga, ugahita uyiboostinga, usharinga abafriend bawe, nkora boostinga, retweet, ukora comment, ukabahereza ibiki. Sometimes nuko nyine tuba turi mu kazi dupostinga ibintu by'akazi batubaza amalinki aho uri bwishyurwe, it's okay, ntabwo ujya gutegereza amasaha 3, uhita usharinga, homba ntihomboka ikiba kibi, sibyo? Ariko iyo ufashe link ugahita utangira kwisharinga, uba uri muri risk yo kubura engagement. Gute? Twitter yo ifata post yawe iyo igezeho muri amasaha 3 ihita iyifata ikayohereza kuri ba bantu bakurikirana iyo content ukora. Igasendinga ku bantu bose, noneho umuntu ukurikirana iyo content wakoze yajya kuri X, yafungura application ya X agahita abona post yawe, ahita akora retweet, ahita gira gute. Ni kwa kundi ubona abantu bagukorera retweet ukaba utamuzi, ukaba utageze gute, ariko ukabona yakoze retweet, even akanakura na comment. Ni X iba yafashe iyo post yawe igahita yohereza ku bantu bakurikirana izo content ukora. Ubwo mubonye itandukaniro riri hagati yo gukora post ugahita usharinga n'itandukaniro riri hagati yo gukora post ukaburetse. Niba ubibonye neza uri umunyabwenge. Aya makuru mbahaye ni amakuru yizewe neza kwijana, bigerageze. Ukore post yawe, numara kuyikora utuzo amasaha 2 cyangwa se amasaha 3. Nubara nta gihindutse, nta bantu baje, nta kibazo pe, nta kibazo. Wowe hita utangira ugire gute, usharinga link yawe mu group ya WhatsApp, ku ma Facebook, akenshi na kenshi nayo dukoresha. Uhita usharinga. Kuko iyo X yasharinze iyo post yawe, ufite amahirwe menshi yo kubona engagement. Ariko iyo wowe watanze X kwisharinga
igera muri computer igasanga abantu bakoze repost kuri post yawe ni ba bantu ifite ariko badakurikirana content yawe. X yo ihita itekereza ko waguze amaretweet n'amarayiki, niba utabizi baranayagura, cyangwa zigatekereza ko nawe wakoresheje robo. No hahandi usanga ama account yabaye suspended mu buryo utazi, bakayisuspendinga. Ubwo rero iyo ufashe poste ukayisharinga mbere yuko X isharinga, uba uri muri riske yo kubura account yawe, cyangwa se uri no muri riske yo kubura engagement. Hitamo neza, jya ukora content uyisharinge, numara kwisharinga kuyipostinga, ujya ukora content, hitamo neza, jya ukora content uyipostinge, numara kuyipostinga utegereze amasaha nibura amasaha 2. No nyuma y'amasaha 2 cyangwa 3 usharinge ibyo sharinga mu magroup ya WhatsApp, nanyo nsharinge nta kibazo nzagukora repost. Ariko numereza ibintu by'ubuhinzi nge nibere muri politique nkagukora repost, wumve ko kuri X bazahita babibona ko ufata ntuza post wakoze ugahita uyisharinga ku bantu badakurikirana content yawe, bihita bifatwa ko ari robot iri kuzohereza, cyangwa se waguze ama repost, cyangwa se waguze ama comment, cyangwa se waguze ama like. Abantu barabizi, nushaka no kubigura nabyo hari aho babigurisha. Nge nitwa Sam Ndagije kuri X ni Intore Sam Ndagije, kuri Instagram ni Sam Ndagije, kuri YouTube ni Hopevine, niyo channel yanjye, niho n'iki kiganiro kiri bunyure. Kuri TikTok ni Creator Sam Ndagije. Tugumane, urakoze cyane.